Kene imbaraga abona bubonye ko nkari harimo agakoko harimo n'utundi tuntu two kurya so bategura amafunguro barye hanyuma tewo hano harimo abantu bakora ama activities atandukanye hano nagiye kubona mbona umubano morali nabonye Wiringoma wamubonye gute Wiringoma namubonye so reka tubasuze rero abadukurikiye turi hano mu mujyi wa Goma ubu turi Goma kandi abantu bashaka kugira ngo turababeshye uzana bari kubibona hano ukuntu twambaye bita mu ruzungu hano ni mu kizungu aya mazu niyo bari ba mercenaires babagamo hanyuma dufite ubwirinzi kubera ko ntawamenya niyo mpamvu twambaye ariko nubwo dufite ubwirinzi hano hantu haratekanye mu bati hano hari umutekano wose umutekano guhera Grande Barriere twagiye tureba ibice uko byifashe ahantu twaje mu kiganiro n'abanyamakuru icyo ngukundira uhita bitangira ibyo nashakaga yego ni ukuvuga ngo abadukurikiye noneho tumaze iminsi tubabwira yuko nubwo twarebaga impunzi zirimo ziza tukabona intambara iri kuba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC n'abafatanije twaravuze tuti intambara irarangiye tujya gusura impunzi hirya no hino impunzi zitandukanye ari z'abakongomani arizo abari basanzwe bakora imirimo itandukanye mu buryo bw'umuryango w'abibumbye yewe noneho twabonye n'impunzi zirana impunzi babacanshuro twabonye n'abacanshuro katubyite gutyo ni abantu biyemeje kubaka umubiri n'imyitozo ya gisirikare bamudahusha bakabikoresha mu buryo bwo gushaka amaramuko kandi bahembwa amafaranga menshi atubutse aho tugeze rero niho biryamiraga mu madolari babaga mu bizu byiza muri hoteli nziza bagenda mu mamodoka meza mu bizu bimwe nagengera mu byumba byabo ni ahantu heza cyane bahamaze imyaka n'imyaka bahembwa ibihumbi 6 by'amadolari amafaranga bahembwaga yo ntavugwaho rumwe hari abavuga ko ari 15 gusa icyo nzicyo ni menshi Kongo yashyizemo amafaranga menshi muri iyi ntambara cyane cyane ariko aba mercenaires nibo bariye menshi erega urumva ntago uri umuntu uri ruhu rwera wamuha make ngaze kurwana n'abantu hakose tuno dusore abantu bo muri Ventura bazankurikira ntibazagira ngo nadusuzuguye kari udusore tukiri dutoya abana bakiri bato bigara bitoya n'inkumi yego n'inkumi ni gute bari abasore b'ibigango babashije gutsindwa n'abantu bana hatsinda ukuri hatsinda n'igitekerezo ate wakadite tugaruka tukinjira ku mupaka munini wa Grande Barriere twageze kuri barriere ya mbere iriho abasirikare twifuzaga kureba isura twifuzaga kureba mbese ugeranije y'imyambaro mvuze isura imyambaro uko basaga mu mwambaro oya wibaza uko bashaka kwambaye hejuru bamwe bambaye nkanjye ni ukuvuga ngo twahageze ariko abasore bishimye bafite confidence hano tukihagera bateguye hagomba kubera ikiganiro n'abanyamakuru nkuko turimo kubibereka nagiye mbona abasore n'inkumi bagenda bahanagura intebe urumva intebe za hano zagiye zihurane na byinshi zanduye zigize gute barazihanagura barazitondeka bafite discipline so abantu wenda bacishije makeya kwagiye tuganira ukamubaza nawe akajira rombwe nti ntakajire se nanjye mbe n'akagofero nirinde neza ahita agenda hariya mu byumba ajya kuyishaka muri tumwe bambara arayinzanira murumva Theo arimo aratuha so ibyo birabaha isura y'uko ibintu byifashe hano mu mujyi wa Goma hanyuma katurebe kuva kuri Grande Barriere tugenda twinjira muvoma y'abantu wabonye imeze gute muvoma abantu ni bakeya ariko bake barimo baratuje bari wabo ku irembo abandi batembera mu mujyi kugira ngo tuze tugere aha ngaha naje mu kijipe cya gisirikare ikijipe najemo umuntu wari ugitwaye w'umusirikare wa M23 yaje yagera ku bategeka akabwira ati amani so ni ukubabwira ngo ibintu ni amahoro ntabwo ari ngako batoreta abwiye ngo amani hanyuma abaturage muri quartier wagiye kubona ko bari 3-4 hafi y'igipangu baganira nagerageje kubaza ngiye nabanje kwibeshya ko uyu mujyi wa Goma nta bantu barimo oya barimo ahubwo benshi bibereye mu mazu yabo bibereye mu rugo yego bibereye mu rugo haro twaganiriye hari hanze arambwira ati ahantu bibereye mu rugo mubaza n'iby'amasasu ambwira ati kumva amasasu ejo bundi mwikaritsiye ariko rero twumvaga make hejuru iyo atariko muri tweruka kumva amasasu muri mujyi wa Goma kuwa mbere ati kuri uyu wa kabiri twari tumeze neza uyu munsi kuwa gatatu hari silence n'abantu ntibasakuza kwa ko bibereye amaduka arafunze n'umuriro hano mukanya mbonye ama hosteli umuriro watse ariko ndabaje bambwira ko ari generator kuko mu ntambara muri iyi ntambara ngo igikorwa cya mbere FARDC bakoze ni uguca imiyoboro y'amashanyarazi yitumanaho ndetse n'iyitumanaho kubavugaga bati
n'ubundi uyu ntabwo ukiri uwacu reka ntibakominikane byose bimeneke. aha pindapindamo amabombe yabikubise n'imbunda dore na hano turi ndi kubona zamurutsiye hano burya hano ayo makese ari y'izi modoka hari hose ujya ubona amashitingi ariho zirapakiye dore na za zindi zateraga amabombe hano zidutera hakurya barazifashe bari kuzitemberamo bafite amajipe meza ya gisirikare hari handi ubona ngido inyuma FRDC uri kubibona aya majipe yose so bari kubona rero nk'iriya jipe ije ni jipe irimo abayobozi bya gisirikare birumvikana hanyuma bagenda bakontorora umujyi neza bafite ibikoresho iriya modoka iyi mbunda afite imodoka iyi ni machine gun iyi ni machine gun urabona ko uburyo aba basore iriya ishobora gucomekaho ikompora oya ntabwo ijya ikompora ni yayindi hubwo igira so dusaza kumva duciye hejuru yego afite muri ifunguro uri kubibona afite n'agakoko buriya n'agafunguro k'umugoroba. Reka dukomeze rero Theo hanyuma tugaruke ku kijyanye reka tugaruke ku kijyanye so urabona abanyamakuru nabo hari inyuma yacu bagenzi bacu reka tubwire umukameramani afate aya mashusho kubera ko twe tukomeze twe tugume hano nta kibazo tugume hano akomeze so urabona bano nyir'uko bari mu bikorwa n'uvuga ngo hano mu bihe nk'ibi ni ukuba bambaye kwa muri twavugaga baba bambaye niyo mashusho twagira ngo atwereke iri tsinda numva harimo abagenda badeplasa bagenzi babo hari abari ku burinzi harabona hejuru hari abari kumenya uko amahosteli hano amazu yabo ameze hari abandi bari kugenda bacungana no kuvuga ngo ariko ubundi turaza kurya ko dukeneye imbaraga abo nabonye ko nkari harimo agakoko harimo n'utundi tuntu two kurya so bategura amafunguro barye hanyuma Theo hano harimo abantu bakora ama activities atandukanye hano nagiye kubona mbona umubano morali nabonye Wiringoma wamubonye gute Wiringoma namubonye yifatanyije n'abanyamakuru abenshi rwose afite morali avuga ati nta kibazo ibintu bye byose nta kibazo so ubwo rero abanyamakuru bategereje kuganira n'abayobozi cyane mu bya politiki kuko buriya abasirikare urumva Wiringoma aya masaha nta makuru twamusaba kuko amakuru avuga n'aya gisirikare y'urugamba kandi hano nta rusaku rw'amasasu we avuga yo rwahinanye abanyepolitiki rero nibo bagomba kutubwira ngo aba basore bacu kuko buriya abanyepolitiki nabo bari cyangwa ubuzima bw'umujyi yego nibo fata n'ibyemezo byo kuvuga ngo bari abamercenaires bagende bifatwa n'abayobozi b'icyama mu bya politiki nabo bajya mu bya diplomasi hanyuma ba gisirikare bo bashyira mu bikorwa hanyuma Theo umujyi tukurukije twawubonye hari abawuvamo bigendera hirya no hino iwabo hakaba n'abandi bari hano nk'abatari abaturage bari inyuma y'umujyi wa Goma cyangwa abandi badukurikiye bashaka kwiyizira Goma tubabwire gute ngiye nababwira mu magambo abiri umujyi wa Goma uratekanye ariko mu kuri make yanze mu by'intambara isaha n'isaha ahantu hari habaye imirwano haba akantu wenda gato cyangwa ariko umujyi nubwo bawumetiriza akantu kose kaba ni insekirite y'abana handi hantu hose yari mu gihugu so icyo ndi kuvuga ngwino Igoma ariko uze n'ubundi witwararika kubera ko byonyine hari ibisaso twagiye tubona icyo nanijye kukubaza ya mico yabagaho abantu bakigaragambya bakajya mu muhanda bagatwika amapine bakaviriya batera amabuye ntago byaba murabona bizongera kubaho muri uyu mujyi hano kubera ko abari ku control ubwabo bafite discipline bari kubahana n'abaturage abaturage bahari nakubwiye ko aramucaka amubwira ngo amani bivuga ngo ibintu ni amahoro impamvu biriya bintu nabibajije umusirikare twazanye ese kuki ugera ku bantu baturage guhagarara ukavuga ngo amani batubwira ngo basanzwe babana n'ibisambo na wazarendo amunyuraho akafite telefone akamushikuza akakamwaka ikofa akayimwambura kuri amadolari ati rero twe turi kumvisha yuko abantu bari ahangaha batandukanye n'abasanzwe bahari so urumva rero nkuko nakubwiye ngo ni ukwitonda harimo no kuba umuntu yavuga ngo ese twakizera ko nta bantu wenda ukorega muri ibi bice n'ababa bari mu mazu hari ushobora kuba avuga ngo sindi burase ariko ku mutima kuko ababaza rero barabanje biyambura imyenda bakajya batira abaturage imyenda ya gisivili kadusoza ku makuru arimo avugwa Kinshasa wayumvise gute ni ibisasu bya rasi Igoma byumvikanira Kinshasa ariko n'ibyumvikanye mu rusaku rw'amasasu byumvikanye muri reaction z'abaturage bavuga bati
mwaratubeshye mwatubeshye ko ari abantu baciriritse batafata umujyi wa Goma. yego Mwatubwiye ko niba rero mukabafasha umujyi wa Goma muzatera u Rwanda. yego Mwatubwiye ko bari abantu Kisekedi yabivuze ari kwiyamamaza. yego mwatubwiye ko bari abantu ari umutwe w'iterabwoba. Goma uyu munsi yafashwe, abaturage barimo bameze neza. So ntekereza ko rero ibiri Goma biraza kuvuguruza byinshi byavuzwe, biraza ibyo byavuzwe urabona amagashi ibyo byavuzwe bitabaye akenshi umuntu agaragaye nk'umunyabinyoma n'ibindi uzavuga biba bizagorana kugira ngo abantu babyumve cyangwa babyemere. Rega n'uyu mujyi duhagazemo uyu munsi, mbere yuko tuhaza benshi bavuga bati burabeshya, arambwiye ngo ndabyemera ari kugeza Goma. Wabibonye ko nageze Goma. Inteko ishinga amategeko iri buze kumvikana na Perezida Kisekedi kuri ibi byemezo byabaye. Ntabwo ari inteko ishinga amategeko gusa, ni umuryango mpuzamahanga, ni abaturage, ni guverinoma. N'aya mafaranga yashowe muri iyi ntambara ku bamerisoneri. Abamerisoneri bo nshaka kuzumva icyo Kisekedi azabavugaho. Hanyuma ku bamerisoneri ese ubu bazishyurwa ko akazi batakarangije batanishyuye abare nk'ikenze nimwe, kubera ko we yajyaga gutangira akazi ayayafite ukwezi yakwishyurwaga mbere. Hanyuma kadutegereze no press conference mu kanya igiye kuba. Icy'ingenzi dutegereje nuko batubwira uyu mujyi. Ngiye cyo ntegereje kumenya nicyo twita mu Cyongereza the way forward. Harakurikiraho iki? Reka dutegereze mu kanya. Somo batenda gushimiye kandi singushimiye iby'ubu gusa, twakomeje kubana kugira ngo nge nawe dufatanye abadukurikiye babona amakuru meza akwiye kandi y'ukuri kandi ku gihe. Ku badukurikiye rero twari tuganiye mbere ya press conference, kadutegereze mu kanya twakire umuyobozi hanyuma turebe ibyo adutangariza. Namwe muze kwitegera amatwi n'amaso, hanyuma ibinini kuri comment mutwandikire, mwandika ku Kwezi TV mugire icyo muvuga kuri urugendo twanakoze, mujye no kuri Africana TV, kandi umubano ni mwiza Theo. Umubano nusugire kandi usagame. Shalom. Shalom. Dushimire Yohana Umubatiza udufashije kugira ngo nyine tubagezeho aya makuru. Dukomeza kubabwira ko amakuru atandukanye biri kubera hano i Goma, yuko umujyi wa Goma umeze, ya mudiri Goma, yuko abarwanya muri 23 bameze i Goma, ndetse n'umutekano uri Goma. Ibyo byose turakomeza kugenda tubibagezaho, mbizeza ko amakuru yacu mu buryo butandukanye turakomeza kugenda tuyabagezaho, turabaha ama update, ariko kandi tuzabaha n'ubusesenguzi bushingiye ku byo ijisho ry'umunyamakuru ryabonye. So ndagira ngo wenda mbibutse ko hano twahageze mu masaha ya kumanywa, mbere mu masaha y'igicamunsi, ariko twamaze umwanya munini abantu bareba bareba uko bimeze, ari nako twari dutegereje abayobozi b'umutwe wa M23 cyane cyane mu bya politike, ubwo ni M23 na AFC, kugira ngo batugaragarize uko situation imeze, batubwire uko ibintu byifashe, hanyuma nyuma tubone gusobanukirwa, namwe tubasobanurire uko ibintu byifashe. Ntabwo rero ni amakuru yacu, ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye, murakomeza kugenda mubikurikira, kandi turakomeza kugenda tubereka akantu ku kandi uko ibintu byifashe. Ndongera kubabwira ngo ntimujye kure yacu, kuko amakuru menshi turayafite, turi kuri tere, turayabaha kandi turayabaha uko bikwiriye. Ibyifuzo byanyu, ibyo mwifuza kumenya, ibyo mwifuza gusobanukirwa, kubereka angere z'ubuzima muri rusange hano i Goma, turakomeza kugenda tubibakorera uko bikwiriye. Nababwira rero yuko mudakwiye kujya kure, mudakwiye kuva ku murongo. Niba udafite internet cyangwa yagushiranye, gerageza. Ariko ngiye babwira ibi ngibi mu masambi babwiye nta internet iri hano i Goma, kuko mu mirwano yabaye FRDC nawo bafatanyije babanje kwangiza ibikorwa remezo, bamaze kubona ko umujyi utakiri mu biganza byabo bagomba kubyina bavamo. Bacunze iminara ya internet, bacunga insinga z'amashanyarazi n'ibindi bikorwa by'amashanyarazi, barabyangiza ku buryo twageze aha ngaha mu by'ukuri nta muriro uhari, no kubasha gucomeka telefone ari ikibazo. Ariko aba barwanyi ba 23 sinzi ko babigenje, sinzi bakuye generator babasha gucomeka ku buryo ahangaha ubu noneho haracanye, muri kubona udutara, bisobanura ko umuriro wabonetse. Ariko umuriro uri kuboneka ntabwo ari umuriro usanzwe w'amashanyarazi, ni umuriro ukomoka kuri groupe electrogene cyangwa se moteri, kuri generator. So ibyo rero biraza gutuma natwe inkuru tuza kubagezaho turagerageza ibishoboka byose
tucyambuka umupaka nta kindi dukora ni ukuzibagezaho. Ubwo kubagezaho ibiganiro bya live byo ni amateka, ntibishoboka kubera ko umujyi wa Goma nta internet ihari, ariko kandi turakora ibishoboka byose kugira ngo mu buryo bwose buhari bushoboka tubagezeho amakuru uko bikwiye, isaha ku isaha muraza kugenda mumona uko ibintu byifashe. Reka rero mbashimire, mbasabe gukomeza kubana natwe, kandi bizeze ko uyu munsi n'ejo no mu yindi minsi izaza tuzakomeza kugenda tubabwira uko byifashe hano, tubasesengurira ibyo twabonye, tubasesengurira ibyo twabwiwe, tubabwira ibyo twaganiriye n'abantu batandukanye, abaturage, abarwanyi ba M23 murababona, n'abasore bakiri bato mwababonye. Aba bose rero hari ibyo twaganiriye, ariko muganira hanze ya kamera kubera ko baba bafite umuvugizi wabo, bo ntacyo bagutangariza mu buryo bweruye mu itangazamakuru, ariko nyuma yo kuganira nabo uba ushobora gukora ubusesenguzi ukavuga uti ibintu byifashe gutya. So ngaye nguko rero mukomeze mubane natwe, kandi amakuru n'ibiganiro byacu birakomeza kubageraho isaha ku isaha, umunota ku munota, uko biza kugenda